Ese uri mu gihugu cy'amahanga cyangwa uri kwitegura kujyayo? Niba uri gutegura travel, ni iki uri gupakinga muri bag yawe? Hari ikibazo gikunze guhura n'abantu bamwe na bamwe, nawe gishobora kuzakugeraho. Nobody knows. Iyi video ndabizi abenshi bashobora kuzayireba bahuye n'icyo kibazo bari kuguringa muri Google search cyangwa se bari kubaza za ChatGPT, ukaba wahita ubona link y'ino video. Ariko icyiza kuri wowe wamaze gukora subscribe kuri Storyteller Rwanda, wakwirinda iki kibazo mbere yuko kikuba. Ese wakora iki passport yawe iramutse ibaye lost? Iribwe, urayitaye, wibagiriwe ahantu wari uri? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ubura passport yawe mu gihe uri mu gihugu cy'amahanga. Urugero, ushobora kuhita mu modoka, muri train, n'ibiza bishobora kuza bikayitwara. Impamvu iki ari ikibazo gikomeye ni uko udashobora gutaha mu gihugu cyawe. Ntushobora kujya mu yindi leta runaka, kandi ntushobora gusaba indi serivisi iyo ari yo yose mu gihe udafite ya passport yawe. Mu by'ukuri umaze kuba stuck, ubaye blocked ahantu runaka ku buryo no gukora movement biba bigoye. Ese wigeze wisanga muri icyo kibazo? Wabigenje ute? Kuri wowe rero uteganya urugendo, reka nkubwire ibintu byagufasha mu gihe wisanze uhuye n'icyo kibazo cyo kubura passport yawe, kandi ariyo paper yonyine yagufasha gutravelinga ndetse no kugaruka mu gihugu cyawe. Muri mwese nta muntu umwe nifuriza kuba yahura n'icyo kibazo akaba yabura passport. Bitera stress cyane. Ariko mu gihe bikubayeho, ikintu cya mbere ukwiriye guhita ukora ni ukuripotinga kuri station ya polisi ikwegereye bigishyushye. Nubwo biba bitoroshye kuba wakora statement kuri polisi yo mu mahanga, urabona kuvuga ururimi rutandukanye n'urwabo, kubabwira uko byagenze akenshi ntabwo biba byoroshye, ariko uba uroblige kubikora kuko niho ukura document zizagusapotinga mu yindi steps yo kuba wabona ibyangombwa. Nyuma yo gukora statement kuri polisi, steps izakurikiraho ni ukujya kuri embassy y'igihugu cyawe ukomokamo iri aho hafi ikwegereye. Hari ibintu rero usabwa, urugero nko kugira address. Niba ufashe travel kerekeza mu gihugu cy'amahanga, hari address ugomba guhagurukana. Urugero nka address ya embassy y'igihugu ukomokamo aho iherereye hafi aho ngaho. Niba uri Paris, Brussels, Washington DC, Ottawa, Beijing, Pretoria n'ahandi, ukwiriye kuba ufite byibuze contact z'umukonsulita byibuze wo muri embassy y'u Rwanda, kugira ngo mu gihe uhuye n'icyo kibazo ube wamwiyambaza. Kumenya aho embassy y'u Rwanda, y'u Burundi, Uganda bitewe n'igihugu ukomokamo iherereye nabyo bizagufasha, kuko niyo steps ya kabiri uzakurikizaho uvuye kuri polisi gukora ya statement y'uburyo watayemo ibyangombwa byawe. Mu gihe uganye kuri embassy kugira ngo bagufashe kongera kubona ibyangombwa, uzitwaze kopi ya passport yawe. Ntuzibagirwe n'agafoto ka passport. Ni by'ingenzi cyane guhita umenyesha haba embassy ndetse na polisi ko passport yawe yibwe, kuko ntawamenya, ishobora gukoreshwa n'undi muntu mu buryo butemewe akwiyitirira. Numara kuzuza iyo form igaragaza ko wataye passport, ukeneye ibyangombwa bisimbura ibyatakaye, hari amafaranga runaka uzishyura. Then utegereze ko hakorwa verification y'amakuru watanze, information zose watanze zikorerwe verification. Then
uhabwe temporary passport igufasha gukomeza urugendo rwawe cyangwa ugaruka mu rugo. Iyi temporary passport ikora nka passport isanzwe mu gihe umaze kuyihabwa. Uhabwa serivisi zose nk'iz'umuntu ufite passport. Ushobora kuba wakomereza urugendo rwawe warugiye, ariko njye nakugira inama yo kuzajya ubanza ukabaza before yuko ugiye kwinjira mu kindi gihugu, kuko urugero nk'Ubufaransa ntabwo bukunze kwakira ino temporary passport. Nuko biba byifashe. Thank you. Mu gihe ugeze mu gihugu cyawe ugomba guhita utangira process yo gusaba official passport. Kuba wata ibyangombwa ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byaba kuri buri wese. Niba harimuka bikubayeho, ntuzumve ko isi kwikaragiyeho ibintu bikurangiriyeho. Izo steps tuganiriye hejuru uzazikurikize, bizatuma process ikorohera yo kongera kubona ibindi byangombwa kandi bikurinde stress muri ibyo bihe bitoroshye uzaba uhuye nabyo. Ibuka guhita wiripotinga kuri polisi. Hamagara kuri embassy ikwegereye. Hari igihe uba usigaranye igihe gito cyo kuba wasubira iwanyu, warakatishije n'amatike ukabubuza ibyangombwa mu buryo butunguranye. Icyo gihe ushobora guhita utangira kwaka temporary emergency passport, nayo iratangwa. Ikindi kintu cyagufasha, irinde gupanga urugendo cyangwa se guhaguruka udafite kopi ya passport, twa dufoto twa passport dutoya. Ikindi na passport yawe ukagenda ufata kopi ukaziskana ukazibika ahantu hatandukanye, urugero nko kuri email n'ahandi hantu ubona hizewe wazifashisha mu gihe uba uyikeneye. Ushobora guta passport yawe irimo nk'amakadi yo kuri banki. Ugomba guhita uhagarika ayo ma account kugira ngo wirinde ko ushobora kwibwa. Iyo wageze kuri embassy, ikintu bagufasha ni ukubona temporary passport. Iyi rero iyo umaze kuyibona igufasha kuba wakomeza urugendo rwawe. Nanone ikaba yagufasha kuba wabasha gusubira mu gihugu waturutsemo. Ese wowe uri kuri ino video, ibyo tumaze kuganira byarigeze kukubaho? Niba warigeze guta ibyangombwa, ni iyihe tips wakoresheje yaba yaragufashije? Idusangize muri comment tuyongere kuri izi ngizi. Ntawamenya, wenda hari undi muntu yazafasha mu gihe kiri imbere. Niba wishimiye ino video, kora like ndahita mbibona. Mu ngendo zanyu mukomeze mwirinde, haba mwebwe ku giti cyanyu ndetse n'ibintu byanyu. Nifuza ko ingendo mukora zakomeza kuba smart hamwe na Storyteller Rwanda. Thanks for watching. See you next video.